waba wifuza sale nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Mereza. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 amaze imyaka 16 yose ndi njyenyine mbana n'abana banjye bonyine. Murashaka nkora iki kugira ngo mbanezeze mwebwe rubanda? Mukunde, musabe ko dukundana bingore. Ariko mwebwe ubwanyu abasore bigire mu bamama bakuze, kuko nibo bazi gutanga urukundo, nibo bazi kwita ku bahungu. Kuna kipindi kiwa kinafika, yani sina hata chupi yenyewe imekatika. Ingero nyinshi zirahari. Hari perezida w'Ubufaransa. Komeza umurongore, ubane n'umugore wawe, umukunde nawe gukunde. Uyu munsi nibwo ndi kubona neza. What is love? Cyakoze narababaye nimara kumenya ko uburyo muri abana beza muvukana na kiriya gisambo byarambabaje. Imbabazi narazibahaye, nta nubwo ari ngombwa ko munazinsa. Buriya nanjye nakiya nubwo mwanga ariko tuvindimo. Umva rero byanga ko najya kumureka. Umva rero, mumenye yuko ibintu byose byabaye bishobora kuzabagiraho ingaruka. Nimuzajya munagenda mujye mugenda mwitonze. Ikindi kintu cya kabiri, numvisha umbwira ngo mwajyaga mujya kureba Nakiya. Nizere ko Nakiya mugomba kwirinda. Niba hari na nimero ze za telefone mutunze muri telefone zanyu, rwose nimero ze muzazisibe, kuko hari igihe abantu bazakeka ko mwebwe mufatanya na Nakiya kwiba. Rwose ntabwo dufatanya no kuri Nakiya, natwangana n'ubwo yakemera utumye. Nyine njye ntabwo nibaza ukuntu ibi bintu byahuriranye. Uburyo nashatse Nakiya nkamugira umugore akanyiba, nkaza kwisanga namwe tuzanye kandi muvindimo. Ibi bintu ntabwo mbyumva. Kugeza n'ubwo uyu munsi wa none mushiki wanjye yibaza ko byaba bifite nawe bidahuriye. Rwose n'inseka y'isi yabaye ntoya. Tubabarire n'ukuri. Okay, ngaho genda. Genda kuko ndi kumva nshaka kuguma ndi jyenyine. Genda. Genda. Rwose umere neza. Noneho umenya bigiye kugorana pe. Ako ni wowe akenshi bigora. Usigaye witwa Maganya, usigaye witwa Mahehesi, usigaye witwa Macutsu mumpe, mbese uri jomba naka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ahirwa bafite imitima imenetse ko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Amen. None rero Nyirankotsa. Ese wawe pasiteri kubarya? Oya. Njye n'ubusanzwe ndasenga ariko usenga benura amajipo y'abandi. Ibyo bintu ntuzongere kubimbwira Nyirankotsa. Ubu niba nanjye kubwira ibintu byiza ko mutangiye kubwira
nyine urumva ibintu nangiye kukubwira ibyo nari kukubwira nyine Nyirankotsa urabona ubundi kubaho ni ukubana urumva kandi ngo abyirwa benshi akumva beneyo urumva nshatse kuvuga yuko uyu munsi uba umeze neza ejo bikazamba kandi wa wundi wagiriye neza niwe ukugoboka ariko wagiriye nabi ukuri kw'Imana atera imbere ureba siko nashwanaga nawe nakiyakiri hano unciye iyo migani nakiyakira noneho nakoze iki teta akwiye kuguhangayikisha cyangwa nijya akwiye guhangayikisha nyine urumva njye icyo nshatse kuvuga yuko rwose ndabizi neza yuko Nyirankotsa ugira umutima mwiza pe ukuri kw'Imana ugira umutima mwiza niba ubizi rwose Imana ishimwe buriya kenshi uba umuntu mubi iyo wabishatse ariko ubundi ubusanzwe ugira umutima mwiza pe nese mba mubi gute wenda reka nayo guca hirya no hino musaba icyo nari ngiye kugusaba nyiraho ni ukuri kw'Imana pe nawe reba bari abantu ukuntu babayeho bari abana ahantu baba nta hantu hari pe najyaga njyewe ntabwo ninjiraga mu nzu ariko ninjiye mu nzu bitwa n'inkuba nta kamatora nta kintu cyo kwiyorosa barara kuri karito basi hano mu kigo kirera imfubyi aha ni mu kigo kirera imfubyi ese nyiraho hano dufite uruganda rukora insimburangingo ngo uvuge ko nibura aricyo tugiye kubafasha nyiraho tanti ngwino hano wahishije Yego. nose umuntu ahishije ntabwo abwira abantu ngo muze murye cyane ubu ntabwo wari wabitegura Byahaburaga gato ngo bishye ntabwo birasa neza. ikindi ugomba gukosora muri uwo mutwe wawe wagira ngo urimo ibifukuye nuzajya umara guhisha ujye ushyira ibiryo mu masororo bishyire ku meza naba mari naba ntahari ikindi ibintu byo ukuntu witwara kuri Bruno ubihindure kuko ukabya kumusuzugura akubwira ko ngo umanagurira inkweto ukazana umunwa muremure Bruno kuva uyu munsi ubimenye ko ari sheri wanjye kandi akwiriye kubahwa nk'umuntu w'umugabo Kumbe ibyo bavuga ibyo urinde yavuye avuga nibyo. ibyo se birakureba ubundi wowe nari ndamufana iki n'amagambo niba ari ukuri se kugira buhindure hiki Ntacyo ngera ibintu narinzi ko. wari uzi wa Numvaga ari urwenya. ari urwenya noneho si urwenya agira icyo bikora ahubwo nutanamwubaha uzirukanwa ureke byandi byo ujya wivugishwa ngo mpemba ntaye naramuka mbwe ko wamusuzuguyeho gatoya imyenda yawe uzayimesera iwanyu ubwo iyo uzaba wamisha uzayijyana itose va hejuru reka nkubaze ikibazo kandi unsubize hari ikintu wahaye Imana kugira ngo ubayeho kubayeho utahungurira ese Imana kidufasha ikadukemura ibibazo ikatuba hafi yaratubyaye ntiyadufashije bigaca mu mugabo wanjye akavuga ngo yishyure kredi umugore wawe amafaranga agujije umugore akayatwara ukaba uri kunyihinduka wifatanyije na teta none se iyo Mana yaratubyaye ese turi abana b'Imana none se iyo Mana kiturera ikatwitaho turi imfubyi zayo ese ugiye kwigira Imana ntabwo ngiye kwigira Imana ariko ikintu cya mbere uba ugomba kumenya ndavuze ngo hoya ntucure umwuka ntabwo bari abana n'abana nabo mu nzu ntabwo nafata uruhare rwo kujya nirwa nsunika amagare cyangwa ngo babuze imbago ahirwa zabo abafite imitima imenetse kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo banza uhangane na teta uri hano ariko bari abana simbashaka muri uru rugo aha ubundi sowe kwa aha nawe sawa nabikubwira byanga ariko noneho kubera ko nyine nakubashye ukaba utari kwemera ko nkubaha ntari bireka nkubwiza ukuri reka nkubwiza ukuri nyine ibintu ni bibiri n'ubundi ndabizi uru rugo ndimo ni urwacu iyi nzu baduhaye miliyoni 65 70 ziragera twanga kuyigurisha kredi nafashe ni ya miliyoni 15 nta nubwo
nubwo nayigurisha ariko buriya rero ibintu nubwo watera igi nkarikoroga nkariryamo umureti ibintu ni bibiri rero aho kugira ngo nawe unsuzuguze ibitekerezo byawe iyi nzu ubwo tuzayigurisha niyo credit bashaka kwishyura ababyibuha icyangombwa cyanditse kuri nde ntabwo nagurisha none reka mwereke sibyo bari abana bagomba kuza kuba hano noneho nuwanga kubyumva uko bazinjira muri iyi nzu ukabasohora bazasohokana na teta apfa ko yari amaze kwishyura credit papa we bazajyane ese ugira ngo teta ndamukunze bazajyane nta kibazo apfa kuba yarishyuye bazajyane kuko nawe ni umuzigo ndi ku bitugu ndemereye ubundi se waretse nkagukuraho umuzigo ukuremereye nkawusohora mu nzu nkizanira abana bitonda ukasohora mu nzu utamaze kuwutera inda cyakora umuntu ugira uzikoraho umunwa wawe uzikoraho cyangwa nawe umunwa uzagukoraho yes ariko nawe namaze kumutera hariya munsi y'umukandara hawe hazagukoraho njye ni umuntu ari ku munsi w'umukandara ariko reka ngo umukandara wanjye ko umunsi w'umukandara wanjye ko wakunda urashaka ko nzakugira umugore uri mushiki wanjye twaravukanye Jeff ibyo byose ni ingaruka zo gutora umusoro Jeff Tikari utari watubwiye se kuri wowe ese Kari karame akugize neza ko ngiye nawe twakoranye ibintu byinshi ubu naze wawe nkaguhamagara koko ntabwo mvuze kuduhamagara uduteguza kuri buze ahubwo se buriya uje ugasanga tudahari ibyo nibyo nta kibazo nakata nkasubirayo ukawugorewe ubuse hari ikibazo ko n'ubundi mba maciye nigendera mu rugo se bameze bate mu rugo bameze neza amakuru ya Betty nawe ari aho wowe wagira ngo ntabwo aba muri Kigali i Kigali arahaba agakunda kugenda cyane none se Kari karame ibi bintu turi bubifate dute noneho ibiki ibi sheri wawe ko nzonze usheri wanjye wese ubwo bubu buti ese wabigize ibanga uzi ko tutazabimenya ubwo wabimenye ntabwo bikiri ibanga ariko kubera ko wenda kuva natangira gukundana nawe twari tutarabonana nta nubwo nari gutekereza ko waba ariko niba hari ikintu n'uyu munsi ngifitiye amatsiko ni ukuzumva uri kumbwira ngo budi turakundana ari wowe ubyivugiye ariko reka mbikubwire uyu munsi amatsiko yawe ashira tujye ushaka bimaze gukomera Bruno turakundana kari umwanzuro mwawufashe mute mwuka byawe urukundo ni ikintu kigari ni ikintu umuntu atajya gusobanurira undi nta nubwo watanga formule y'urukundo ngo uyihereze mugenzi wawe ngo nawe ayikoreshe ni ibintu byizana nyine ubwo natwe byarizanye byabanje kugorana ariko byageze aho birakunda ko nubwo se abantu bose bamaze kubimenya hanze aha ngaha noneho mwe muri kubifata mute amagambo ari kuvugwa hanze aha ngaha ko akomeretsa iyo ubyumvise ubifata ntabwo umuntu yabura gukomereka ariko nanone iyo uzi icyo ushaka ntufate icyo ubonye umwana wacu nyine uramufatiranye nyine nakundi amagambo nk'ayo ngayo niyo nari ntegereje kumva ko ari njye wamufatiranye kumva yuko nyine koko Karine ari mukuru ari we ufite uruhare muri urwo rukundo ayo rero nari nyategereje anca intege ariko si cyane nyine ntabwo umuntu wabivangira muri gahunda zanyu cyane ko buriya abantu bagiye ahubwo se wowe ko ntacyo wibwira wabyoreye ese ntabwo umugabo yigeze akoze erega warangije kumugira n'umugabo wanjye turacyakunda ariko murabana ntabwo turagera murabana kubana ariko ntabwo tubana nk'umugore n'umugabo tuba mu nzu imwe yego ariko ntabwo tuba mu nzu imwe nk'umugore n'umugabo reka umusore wanjye ko nawe mwizera erega uko umuntu azi undi ibyo umenya ku muntu uko aba yashatse kubimenya ibyo atashatse kumenya rero ntabwo wabimenya shangiye buranaketse ko budi yabikubwiye ibikize nake yaranyibye
ashatse umugore aranyiba byarancucura amafaranga y'abana nari mfashe kare nagiye mfata credit mvuga ngo ngiye kwigurira akabanza mpite nubaka mfata kamera imwe ndayigurisha mfata credit none umubebe amafaranga yarayigera yatwara ntabwo bishoboka ubu ari niba ari Dubai niba yaragiye ushatse kumbwira ko washatse umugore se akakwiba nuse wari wamushatse mu buhe buryo ubundi ntabwo iwabo wari uhazi ku buryo byibura wanakurikirana bakagusubiza ibyawe bakarindana nareteruye nyine bya bindi by'abasore se n'ubizi kandi Betty yarandi ngo nshaka umugore ndaterura nterura nyiragashyiga araza arankigukana neza reka nseke nubwo bibabaje kandi ikindi Betty ujye uzirikana ko ejo n'ejo bundi umugabo waramutse amugena wasigara wenyine cyakora ndi kumva nawe utandukanye na shiri wawe kabisa gute buriya niba ari ikintu kimbangamira ngiye no mu bintu ngiye no kukubwira sibyo udarambangamira uzambabarire umubwira uti yego ndabyemera Abudi ni umuntu tuvuka hano hamwe Betty baraziranye twese tuvuka hano hamwe twarakuranye aramuzi turaziranye ariko ibintu byo kwinjira mu buzima bwanjye uzi ko ibaza umuntu uza akajya ku ruhande rwa Betty bakanshinja ibyaha ntigeze nkora none se base dusubira inyuma kuba Betty yaragusabye kurongora yarabeshyaga ntukuze wenda reka ibyo tubyihorere ibyo byaranarangiye ahubwo ngiye ikintu kimbangamiye umunsi wa none hari abana ndi gufasha bafite ubumuga nshaka kubazana mu rugo nkabafasha kuko abo bana ni abakene pe kandi ikindi kintu abo bana bafindimwe na nake ariko ikintu cyari kinzanye hano kugira ngo nanjye mvishije sheri wawe nabyumve ibaze ko ari kubwira Betty ngo abo bana ntibagomba kuba iwanjye ese kari gufasha abana batishoboye ni ikibazo none se ubu naki yakumva yakwibye nta kintu yamarira abavandimwe be ku buryo wumva ko ushaka gukomeza kubaha ubufasha habe na kimwe yanabasohoye mu inzu yabo ababyeyi babo babasigiye kuko ababyeyi be bakoze accident ibintu byose babasigiye inzara agurisha ibintu byose abana narashugunya ahindura amayibobo none ejo bundi nibwo namenye ko bavukana rero abana nabazanye mu rugo baje kunsura none se naki waramukundaga by'ukuri cyane oya ntabwo ari ikibazo niba umugore wawe waramukundaga nta mpamvu n'imwe yatuma udafasha abavandimwe cyane ko ubwo banagukeneye kuva umuvandimwe wabo yaragiye nose ubundi Bruno we abyivangamo mu buhe bwo akantu kose gakomye Betty ahamagara Bruno ngo akamundege abantu b'iwanyu nuko niko bameze kabisa akantu kose kabaye none Bruno n'ahana bera ikibazo umva sister aramwubaha bitaho ikintu cyose amubwiye ngo nibyo ngo ngebe nabari kuvuga nibyo ako n'usanzwe Bruno aruba ubwo nawe ari wowe wamuhamagaye mbere yaza ari wowe ari kubaha kandi ntabwo abashaka guteranya abavandimwe reka nguce urubanza rw'abavandimwe arararama avutse neza kabisa biratunga ewe ahubwo reka ndebe ko byatunganye kiri neza Muto. Haseva mu nzu. N'amakuru. Nasa neza. Muraho. Ni karibu. Murakoze. Uretse n'ibyo. Muto. Tujyemo. Kino gikapu. Ugende komeza winjiremo ara muri koridoro urabona icyumba kiri inyuma kuri Oya hari utuntu tudatunganyije ndaje mbagezeyo. Oya bareke bijyane. Reka tujyane tutaza kuburiramo. Nta nubwo ratahashashe neza ndaje mbatunganyije. Nimwe mwicaye muri samba. Twe twije muri samba. Twenyine. Nimwe mwicaye muri samba navugane nawe. Simisanga se. Murakaze. Amwe muranze. Natwagira ngo ngire ntabwo ndebye neza ubonye hari cyumvise mbuze. Erika ntasono ukafata uburenge bwawe ukajya kurukandagiza ririya gare ntasono ufite. Nkagira ngo atabura feri. Reka kubwiza kugira
umenye ko nta kajagari nyine. reka nkubwize ukuri Aba bana bararinzwe. nagahekenya ku gatoki umuntu Ndagahekenya. kandi nagahekenya Jeff Ushobora kuzagirisha umunsi umwe nkazagukata. Bano bana umenye ko bano bana ari abana b'umugisha. uranze urabaza Aba bana nibo bagomba uranze uzanye barumuna ba Nakia muri iyi nzu kuzibaho ngaho. nigendere hagiye budacya njyahe Uvuga gake batakumva. shira bakara gatonya rodiyo uzasanga nagatetse mu ipanu kakakugaburira mu ifiriti komeza uzane abana reka mbakire reka njye kubasasira ndekura ariko reka mbasasire wangize ishyano numva ko nta kintu nakubwira ngo cyumve nk'aba bantu bajyanye si barumuna ba Nakia niyo baba bandi atari bano bana Umva mubwire wamfasha ugatuza nakubwira. cyangwa wamfasha ngasakuza jyewe Washije mu bwawe. si wowe waziba Ko namaze gufata icyemezo cy'uko abana batagomba kuva hano. Hari ikintu uza kubigirwa. Nyirahureka mubwire. nta na kimwe Umva mubwire. ntacyo ndi buhinde Umva mubwire. Bano bana azibeshya numvishe bona bavuze nabi. Uzahita umbona. we Ikisi. bitamyerekana aka kanya we bitamyerekana aka kanya tugende mu nzu ariko ushaka kunkubita kubera izi nzingo bano bana bagiye kurya n'ibyo uyakorera ibintu byose bagiye kurya byose n'ibyo ubikorera birakureba ariko izo ni impuhwe zanjye ariko izo ni impuhwe wa mugabo we zanjye izi ni ikintu amagambo urimo uravuga uzayicuza umunsi umwe Nakia waramuzanye kuruvamo birananira uteruye izo nzingo ni nzavoma reka nze nsasira abashyitsi abana wandekura nkaza ngasasira abashyitsi usanzwe gusasira abakobwa usasira abakobwa se uretse nkabasasira biraboneka gukuza abana Beura Films is back. Ubu noneho ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi kuko ya filime mwakunze muri benshi irimo ibyamamare mukunda cyane. Ibara ry'urukundo series iratangira gusohoka kuwa 4 aho muzajya muyikurikira kuwa mbere ndetse no kuwa 4 ni kuri chaîne ya Ivan Films. Mukore subscribe dutangirane kuko noneho ni moto ndabarahiye. birashoboka iki ni ikinyarwanda reka mbisubire mushobora kubona bikubiye nabi Erega Betty ntabwo wambwira ibintu Jeff utaje ngo turi kumwe. nese arabiyobewe uko ruko atanyumva Ariko uzi ko Jeff anduta nawe ukanduta. yes mu nyubako Nyine rero ngo wowe utangiza umubwire kugira ngo ngenze nkomfurire. abayigize ibaze none abakecuru baraforomata mana yanjye ese mwamaze kuryama Ariko kinabwiye ngo kandi ugira amatiku. Kandi nabwiye ngira ngo ugira amatiku. Uzatuma ibintu byanyu mbivamo. uvuze nyir'urugo ko yapfuye abamwishe Sawa rero ntange nivuga ko mwahombe babibye mwabaye indangare ntago ari njyewe nyine ubivuze. bamwumvise Akore yinjije ubwo najya drama zanyu muzimpagarika imbere. Si ujya wumva mushiki wawe so wamuneje. None se ubwo bujarwa mujemo n'ubujarwa n'abati. So ubutangiza nabikunda. Ibyo bintu simbikunda rwose. Sawa rero. umva icyo nari naguhamagariye Tugatangiye kukwinjira mu buzima nawe utangiye kutwinjira mu buzima murajya mu bigenda. ese ngiye ibyo mvuga si ukuri nagiye kurongora umukecuru Ese birakure. nari ndimo mubaza n'igise mwava Asukije Ni mwararyamanye nyina wa nyoko. Ni nyina wa nyoko. Wewe nuri umukecuru nusaziye ubusa. uriya randuta inshuro 35 akabebe baguhe bebe rumwe. Nibe nawe afite abana wowe. Yego da saziye ubusa gusa nk'ikinobono. Afite umwana yanatuma agenda unzanira amazi uraho ngaho. ubwo mbese mpindutse igitaramo hagati yanyu nta n'ijambo mfite Ahubwo ufite iki cyo kuvuga. Yego wenda si ukubabeshya wenda ndi kugendera mu kigare ntimumbwire icyo munyicarira aha ngaha nyimenye. Baba Jeff ratangaje. okay bwa mbere uzana Nakia narakurwanyije ntiwanyumva arinda kugeza igihe atwibiye okay Burino mbabarira musabye imbabazi basabye ngukomerekeje cyangwa se nkubye amagambo mabi Wewe narakumenyereye. wa mugana urukundo rujyaho urushaka rwamusanga Imana izanamfashe uyu munwa wanjye ntuzongere kubivugaho
ukundira umukecuru wawe nta kibazo uburenganzira ariko ntuzongeye kumbwira ngo ni umukecuru ndakwiyana basi ngo ukunda sheri wawe nari navuga ko umugabo wawe afite umutwe uhengamye urahengamye ariko afite n'uruhara runini n'urutwe runini ujya ubyongeraho nta kibazo biriya ndaye wagira ngo aratwite niko Imana nubwo yamuremye utwitiye nta kibazo ntabwo n'ubundi biba kandi narakumira ushobora kuba hari atari igihe tuvukana ahubwo uvukana nawe mani dusasire inzobe twese turaba n'inyanza bro vuga ibi ikibazo cyabaye tukimenye umva ukuntu bimeze ujya kuzana uriya mukobwa naramwanze nkakubwira ukuntu hari umugore mubi ntabwo wigeze gusanga ariko ngaragura narabimubwiye yanze kubyemera umukobwa arimo afata impeta sinzi yayibitse aravuga ngo impeta ni ngewe wayitwaye mu gihe ndi guhakana umukobwa impeta arayifata yishyira ku myenda yanjye ntabizi mpagurutse impeta iratakara uyu mugabo yakubitiye mu maso ye umukobwa akapfuka amaze ngo ari kunsaba imbabazi ari kunkwena Jeff aratinyuka gukubita se imbere ya Nake Jeff uragayitse aranaciriritse ibi byose urimo n'ibyaha byose uba warakoze umva igihari rero Bruno noneho yafashe barumuna ba Nake uko ari babiri barumuna ba Nake bari muri uru rugo kandi arabizi neza narabimubwiye ko ari barumuna ba Nake ariko ntacyo mvuga noneho hano hari mu isatura isande wanyankotsa ndavuga naracecetse ese ikibazo Jeff watekereje kabiri wenda tuvuge ko ugambere kuga Nake watekereje ko urukundo watekereje kabiri mbere uko ibyo bintu mbari gufasha arafasha se warifashije ubu jahehe n'umwana mu isatura umwana harimo umwana w'umugabo wanjye nawe waje ngwiri akunze agahinda nawe nawe wamuzanye se reka umukobwa nagiye kumubona mba narizanye kubera ndari umuvuna muheto ndemera umwana mbere mu kaze ntigeze nanamenya umugabo amwinjizamo no kugira ngo twishyurire credit Nake yatwaye batatugurishiriza inzu afunge ngo mise wangira gutegurira hari ibeshye ubu ngo uyanjidura nizere ko atankora uhari naba yafunze urusuru n'urutwe rurimo amazi utabasha gutekereza nibyo koko iyo mutwanye irimo amazi ariko wowe urafunze nta kibazo aho nzafungurira ibyo nafungiranye bifite agaciro n'ibintu narinze ndabifungirana umutwe urimo amazi utekereza nabi ariko ufunzeho nta gitekerezo ntabwo ujya winjiramo nahise reka mubwira ikintu kibabuze nk'amagambo yose arimo avuga ko nawe ijyanye nawe rero simbizi kabisa simbizi niba Karine ugiye kumushaka gutyo gusa ukazajya wicara mu rugo gutyo biri aho ngaho nta n'ikintu namaze ubu ugiye kuvuga ko imwana mungu ntacyo namaze none se ubundi ni gute ubundi ari kukumvira wowe se umaze icyaho abanyamagambo ntacyo ndi kuvuga nawe ubundi niza mu kibazo cyanyu mukaza n'icyanjye gihuriyeho n'ikibazo cyawe ese ni gute nyirankotsa akubwira ibintu ukabyumva bro banza wumve usikari no kuvuga ibintu ukikiriza ngo yego ariko se ubundi Jeff ngo umubwire ngo wemeze twicaye kuri turaganira nkubwira ibi bya Nake aravuga ati irya mukuru yatinda nirihera barabitubwiye none ngiyi noneho rihari reka nongeye mwisabire ntuzongeye kumbwira ibya Nake sibyo nanjye ntabwo none se ku kintu udashaka ibya Nake ya bisa nabyo kuko ushaka kubyegeranya abo bana barabonye buri no sinshaka no kubabona njye sinjye n'abajura mumbabarire noneho abo bana ntacyo mvuze ariko bodi reka nkwisabire ikintu kimwe sibyo mbabarira aho kugira ngo bino bintu tubivugeho kuri budari hano sibyo udi ni nka petit frère wanjye uyu nguyu sibyo aho kugira ngo tubivuge hari hano mwambabariye ko nkwisabiye nterurira Karine umunzanira umunterekera ko ashaka kuvugana na Karine ntabwo ushaka kuvugana byibura mbivuga yumva ko Karine nimbivuga warabyumva bro Karine ndamuzi ruriya rugo ugiye kujyamo bantu nanyumve neza harimo abana atabyaye kandi arera yitaho wakibaza impamvu abitaho none reka uzajye mu rugo rwe umurongora umugira umugore nurangiza umubwire ngo irukana abantu afasha umubwire niba ari bubyemere ziba nawe Karine arera abana bazima we bazamugirira umumaro bafite ingingo zose nibyo uramushyigikiye ubwo si uwa mbere amaguru ntayo undi akaguru ntako abo ngabo ari abantu hirangwa bamarira iki nyirango bwa bwenge mise kiramo akazi urakoze cyane uranyisubiye nawe uranyisubiye kireka kigiye mu muhanda imodoka ikakigonga kigacika amaguru n'amaboko kigasigarana umutwe gusa ibaze nubwo cyahita cyumva ko ucira inkundu ukabona abantu bose baragucaho nta n'umwe ukwitayeho nyirango ndabikwifurije Jacques ya Mungu ndagapfa njye ndabikwifurije ugasigarana umutwe wonyine wonyine ubwo uravuze ngo ndagapfa wonyine oya ntabwo
nese umuntu yasigarana umutwe wenyine akabaho ubwo izi ngingo zose zaba zapfuye upfuye byaba ari ikibazo twaba ibyo reka tubyibonere ariko ndashaka kumvisha uburyo bariya buri wambabariye bwari mukampagarikira umva ikintu kimwe ngiye kugusaba si uko inshyigikira wenda mu byo navuze wenda navuze amakosa n'Imana imbabarire basi mpagarikira nkubituye umugingo ubushye Yego ko mama barankubita sindya oya da ngo bazi ngo ndi gatumwa nubwo ngo babyemera ngo ko ndi umwana wawe ngo nakuntu waba warabyaye umwana uvuga amagambo menshi kandi papa nawe ukuntu sivuga utugambo dukeya vugisha ukuri reka damba nicecekeye imirimo yaranyishe mbyuka cyakoze iyo mbyutse nakererewe ni nka 11:00 njye amakuru mba narayafashe unushaka umbwire ngo uhere umunsi wa mbere ninjira abo papa ibaze ko byandenze nkanabyandika narabyanditse byose rwose ndikubwire okay ni ukuvuga ngo njyewe nageze hano nageze hano nka 4:00 kumva papa uriya nako mama sibyo kanjye mwita gutyo utazagenda ngira ngo ngende n'umwana mubi papa ibaze ko yanyakiriye ntame n'amazi yo kunywa muri uru rugo kandi ngiye mu cyumba nsanga firigo iruzuye nta mazi nta fanta kandi asiko mvuye mu ntara abona ndushye abona nkoze iki yanga kunyakira ndaceceka sinigeze mbimubwira yego ngomba guceceka ndabizi noneho sumva ikintu kirenze papa ibaze ko uwo munsi utaranira haje urugabo rw'uruda arangije arampuka arambwira ngo wa muntu wantumye ngo muri uru rugo ngo mubwire ngo ko nta kintu nzabona uri kumva aranuka ashaka no kumfata ku ngufu papa ujye wumva nawe uri kumva ubwo rero dore bunanyira ngo tsarinjiye nako mama uri kumva arinjiye nawe naramubwiye ndavuga se ko kuri umubyeyi wanjye mama naramubwiye ndavuga se kuzi ko ndi imfubyi nta mama mfite nkaba mfite ikibazo mu rugo kandi ko ningigira nawe bazakubikubaza kuki utankurikirana nk'umwana mu rugo yanga kunyumva arambwira ngo ndi umukobwa mukuru ngo nta nubwo ngo ari mama wanjye noneho wumva n'ikindi papa noneho kinambangamiye ntari bimwaza kubivugana ariko njye nta kibazo nari ko ndi kuvuga ibyabayeho nubimubaze ntaribi noneho papa umva mubwirisha ibintu byo kuzinduka 10:00 bambwira ngo nkorope bambwira ngo mese noneho ndanateka ntarya akavuga ngo namuroga ngajya unyumvira papa yanambwiye ngo hasi iwawe ntabwo bambwiye ngo ibyo nibyo byose ndavamo ari gushaka kunkubita babaye pe njyewe ndumva ngiye gupfira hano niyo kandi utanaza ari kunosha babaye usaka wese ntaba yishimye koko wungukiye ehe pa ugiye kongera kumuhamagara
bivuze ngo ndi kukurusha reka ntabwo nibyo bya nyabyo nari narifashe mvuga ngo nzageranya na so reka mbikore bya nyabyo noneho zaza usanga umurimo akoze ibintu bikemuka nyirabo reka nkwereke we uramutse wiciye umuntu aha ngaho uzi ibibazo waba uri kudutezaho jya nkubise hejuru y'irishano uzi amagambo ari kubwira papa we yamaze ntabwo ari wamuzanye ntabwo ari wamuzanye ukeneye kumfungisha njyewe Hakicanyi. nyirango nanjye nta kintu cyo kuvuga mfite ntacyo kabisa